we abantu bafitanye gahunda hano twe tuyifitanye mwese wahinde ndaje kwiki ndakurunkura sheri wo ninde uri kwita sheri ninde mufitanye gahunda ndaje kwiki sheri ibi ni ibiki ndaje ho gatoya buretse utegereje umukobwa ninde ntabwo nta n'isoni ufite nta soni ufite niki gituma udashaka ko ninjiramo hano uri guhisha iki asundi urashaka kwinjira ukazayinjira wait wowe urinde uri gukora iki hano byo ntabwo bikureba urinde ntabwo nshaka amagambo abiri yawe none se wowe ntabwo ntiri na rimwe nshaka uri gukora iki hano mu rugo rwanjye wese uri hano wambaye ntabwo nshaka sheri biki ngiye ntabwo nyirije bira mu nzira uri gukora iki hano wowe wese urinde hano ahubwo uri gushaka ndi kukuba bada ukora iki hano mu rugo rwanjye ni wowe uri kukwita be ni wowe bambwinde ibi ntabwo bikureba Breto yuko tukibana babona agose wawavuga ndikubaza wowe uri gukora iki hano none se uri gukora iki hano ko mbona ufite n'amahanga ibipapuro bya divorce nibigiye kuza babarira ntunzamura isuka ntabwo ni umugabo wawe jewe ndashaka ndekura nk'icyumuka uri gukora iki mbabarira ndekure se umugore urakora cyane mu rugo rwanjye tegurugende turaza kuvugana iki hano mu rugo rwanjye ariko konde ntambara wawe ugira ngo ufite n'intege ndekura kandi we nakoreka kakuribata ndekura nkwereka ibintu nkukorera si umugore ninde be usigaye uzakumana ndekura nkwereka ibintu nkwereka Jevu bagenda mbabarira si uyu muntu ninde gira ndaza kugusobanura mbabarira ura mugore ndamuzi ni isasu pe sibyo please ngende hehe sinese ndambarira hehe sinzi ibiri bwambarira igenda ibindi ndaza kubikubwira umukobwa urajya iki habaye iki niki urashaka iki inde hari umuntu ushaka kungirira nabi mana yanjye aho ni ikisigaye umva barumbwire nakagore umboneye hano nakagore umboneye hano ntako mbonye oya mbabarumbwire niki mutsobanira agakobwa kameze ukuntu k'igitukutuku ntakubonye kunjira mu nzira ngari mbabarumbwire niba nakubonye ngo ni ntago mubonye mbabarira sha umbwire niba arakubonye ntago mubonye ahubwo kugenda mumvire mve mu rugo mvire oya nabishaka mu nzira nkwereke umva nkubwire urashaka iki n'ibyo ushaka kunyica oya hari akagore nsanganye n'umugabo wanjye nta mugore uba hano kanwariye umugabo genda mvira mu rugo oya yewe mbwira niba arakwishe nkwereke ibintu bikorera urashaka ndi nshaka akagore kabagahungiye hano niba arakubonye mvira mu rugo sha waretse wamviriye mu rugo shava muze niba unagahisha nawe urambona kuko nge nabishira mu gupfa nta mugore uba hano mvira mu rugo nta mugore wantwara umugabo mvira mu rugo genda va hano ndagukubita urumva urugo nta mugore ubamo genda pera mu rugo muri kino gitondo mbyukiye urambaza iki ibyo by'abagore n'ibiki n'ibiki basi nta kibazo mvira mu rugo genda reka genda ariko numva nikagaruka genda nta mugore ubu nta bintu by'imikino abagore b'imitsi byo bigize cyane abagabo b'imitsi genda aragiye ese bite kutansobanuriye byagenze gute ko mbonye uza wiruka mu nzu yanjye ngo uhishe n'ibiki uriya mugore ari gushaka kunyica afite icyuma ni umusazi ubanza ari umusazi uri umwita umusazi gute yagiye kuba umusazi atari umutwara umugabo
ya nukuri na mugabo ngiye namutwaye ngiye mfite fiance biriya yabyikoze uriya ni fiance wanjye ngiye biriya ntabyo nzi niba bari abagore n'abagabo ntabyo nzi ngiye nzi kuri ari fiance wanjye mbabari okay nakubabariye icyakuzanya no kwa rugunga naguhungishije amazi utagiye kunsaba amazi mu rugo rwanjye naguhungishije so kugenda uyanywa iwawe nanigendera nanjye uri kunsora hano muri iyi nzu ngo ngende mpure na biriya byuma kuko ibyuma so uvuye kubyikururira ubu nsanze yanjye utwara abagabo b'abandi kujya bigende gute neza nta mugabo w'abandi natwaye nyumva wa musore ndakwingiye mvira mu nzu nawe nigire mu kazi itaha sibyo sinaguhishe nukuri nta hantu naso oya ntabwo nasohoka hano mbabarira genda nanjye niko ibiki ariko ubundi uri umusazi ndi umusazi nari nasara se kutarambona ariko wigeze indwanyi ubwo rero wawe witwaje ngo ibikoresho wagiye kubaga inka cyangwa aha niho ugezeho kumenyereza utu tugore nako nta nubwo ari utugore abakobwa baciriritse gutya niho ugeze bakumenyereza se njyewe ubundi hari ubwo nkibana nawe njyewe nawe twaratandukanye nyine njyewe nawe twaratandukanye uretse yuko divorce iri muri process ubundi ngenda cyari kumwe nawe ariko mana nagatanga hanyuma kuba utekereza ko ngiye nawe biri muri process kugira ngo dutandukane niyo mpamvu uri kumenyereza utu dukobwa tuza mu buriri wanjye ariko ubundi reka nkubwire umuntu ufite ibyuma ubu no mugore ubundi wamushaka ukavuga ngo utunze umugore okay hanyuma reka bishyira hasi mba umugore mwiza ubibese hashire n'umunota hanyuma nyuma yo kuba umugore mwiza kizasi ibyuma n'imyuko nyine mbabarira umpishe bwa nyuma haceho igihe ubwo cyo wizere gute kuko mbonyuza winjira mu nzu yanjye ntabwo ureba situation ndimo wambabariye kuko kareka kunshora muri biriya byuma urabona uriya mugore atanyica giye kugufasha ariko ndaramuka nsanze hari ikintu wangije mu nzu yanjye cyangwa ari cyo watwaye ndaguhiga kandi ndakubona ntabwo njya niba twabipfa nukuri ukoresha icyo ushaka ntabwo wambura sawa ubwo ka nkwizera ariko ubyumva iryo jambo rizirikane nukuri urakoze cyane harimo urufunguzo hariya mfungeho urufunguzo rw'icyo ushaka kumfungira nahe nsanga inzu yanjye ifunze wanagiye oya sinakwizera ndagufungira nawe uravamo ari uko nje sibyo nta kibazo basi ari gufungeho naco ndafunga ibyo ndabikwemereye ndabigufungira ariko wa mukobwa wende ngira ikintu nsanga cyangiritse nukuri nta na gitoya nizere sawa ubu bimenye ubwo ndavuze kumenyereza abagore mu buriri iwanjye erega ubu ntabwo njye nawe turatandukanye ese ubundi uburiri buretse kuburyamamo gusa no gutera akabariro ukakampara uko ubyishakiye ubundi hari ikindi umaze hano buretse gato simba nshaka gushwana nawe nta nubwo mba nshaka amatiku pe wa mugabo wenda kubaha naragukunze urabizi ariko kutangiye kwisetsa hanyuma niyo mpamvu kuba narakubashye kuba naraguciriye bugufi kuba kakanyira gutekereza ko nyara turi muri divorce kumenyereza abakobwa baciriritse indaya inshoreke zawe kuzinzanira mu rugo rwanjye ibi bintu ntabwo nzabyihanganira sinzabyemera kuba ngenda tutaratandukana cyane umugore wawe ugomba kubimenya ariko ubu ntibazagufunga kandi uzica umuntu wagufunga wowe ubwawe narakwica ahubwo n'utuduhabara twawe mirirwana umenye ko akagore kose kari mu buzima nako ihabara ubwo bukobwa kari mu buzima bwawe nzabonana nako je ntabwo nkeneye kubana n'umugore nkawe nakumenyeshaga nibyo nikubwiye uzabona urakiryamye oya birumvikana none witeguye ariko kurya urahita ugenda oya ubwo nari nateguye ibyo kurya nakicara wakoze oya ntacyo ndumva icyaba kizima ari uko wahita ugenda nonaha ndumva ariko nabanza kubazanira ibyo kurya murakoze wari wanatetse oya murakoze nta kibazo amazi oya ameze neza
ahubwo se wowe biragenda gute ko numvaga wahita ugenda nonaha? none se nta buryo mfite bwo kuba uburyo uri kuvuga ni ubuhe? Ushatse kuvuga iki? nta buryo mfite bwo kuva hano, nta telefone nazanye, nta mafaranga mfite. Oya, nta kibazo wowe itegure tugende, nta kibazo, ndumva ndagufasha, ndagufasha, wowe itegure tugende. ntacyo niteguye kuko kuri imyenda wenyine nazanye, ariko nari noze ku manywa nuko narisubiye. Okay, ubu umeze neza, ntacyo twagenda. ariko wabanza ugafata ibyo kurya. Oya, njyewe wimangayikira, njyewe meze neza kandi urakoze, sibyo? Kandi tugende nkugeze mu rugo, ntacyo nimba nta buryo bwa tike cyangwa izo amafaranga ugenda, ariko tugende nkugeze ntacyo. ariko sinibaza ko umuntu usanze mu rugo niwe mu rugo nakabaye kuba nagutekeye. Urakoze nanjye ndakeka icyo nasabwaga nagikoze, aricyo nshinja. Reka tugende. Ubuhungiro wakoze pe. Tugende. Ako sinamenye n'izina ryawe. Ushaka kumenya izina ryawe? Cyane. Okay. Njyewe nitwa Dani. Okay. Mwakoze, nanjye nitwa Lise. Nyegalise. Mwakoze cyane kuntabara mukamira ubuhungiro. Oya, ni ibintu bisanzwe, nawe ni nkuko wabikorera undi cyangwa uzabikorera n'undi uzaza kugana. No kuri muri abantu beza, ndabashima. Murakoze namwe kandi murakoze gushima. Noneho ntacyo reka nkuko wari wabimbwiye kandi rero ko nahindura imyenda. Ubwo ngubwo ariko wowe ndakeka nta kintu ukeneye guhindura. Kuri okay. Kamindura imyenda ntacyo ubwo ngo uburi aho ngaho, uburi aho ntacyo. wavuganye uri bugende utanicaye ngo urebe iwanjye. Urakoze. Ahubwo se umukobwa wawe ko mbona umukobwa mwiza kandi ukaba nta kintu uvuze iwawe, ni kuri iki twara abagabo b'abandi? Dani, please, nta mugabo w'abandi natwaye pe. Njyewe uriya mugabo yituwe, uriya mugabo y'ifiance wanjye. Ahubwo nanjye ibintu biri kumbaho ubu nonaha nanjye ntabwo nzi byari byo. Twari dufitanye n'ubukwe vuba aha ngaha cyane, ni fiance wanjye yanyambitse impeta ya fiançaye, mu rugo baramuzi, imishinga yari igeze kure. Bino bintu byabaye rero ni ukuri nanjye simbizi pe, ntabyo nzi naba nkubeshye. Birumvikana kuko nanjye buriya ndatunguwe kubona ninjiye ahantu nkangana, mvuga ko uri nk'abakobwa bandi nyine baba bagiye gutwara abagabo b'abandi nyine usanga badafite aho babarizwa, ariko birantunguye. Oya Dani, uwo ntabwo ari njyewe pe, uriya yari fiance wanjye byemewe, nta n'umwe utatuzi. Ahubwo buriya nanjye iyi situation imbayeho uno munsi ntabwo mbizi, sindabyakira. Okay, oya ni ukwihangana gusa nyine ujye uba nyine buri gihe witeguye, kuko urabibona ko muri kino gihe abasore bashobora kuza akakubeshya nyine nka kuriya, cyane ko nanone wahuye nanjye udafite umutima mubi. Urabona ukuntu waje winjira mu nzu, nabyo ikindi kintu, hari igihe wakwinjira mu nzu y'umuntu nyine kuriya igitaraganya nawe utazi gahunda afite wenda, cyangwa ugasanga ari n'umugabo nawe wubatse ugasanga umusenyeye urugo. Urumva njyewe nkuko njyewe nyiri kwishakisha ndi umusore nyine, naho ubundi ujye witondera iki gihe turimo. Dani, ndagushimiye, reka nongere ngushimire, wakoze cyane, umbereye imfura, umbereye umuntu mwiza, ni ukuri ndagushimiye. Oya nawe urakoze kandi nyine wihangane ku byakubayeho, ubyihanganire, buriya twizere ko bitazongera. Nakifuje ko na nyuma ya hano wambera nk'inshuti tukajya twiganirira, kuko uri umuntu mwiza, uramfashije cyane. Oya nta kibazo, inshuti ze ko ziburira ku nzira. Buriya nyine twabaye inshuti, buriya n'ubutaha umugani wawe hariya niho mba, nanjye iwawe ndahabonye, buriya n'ubutaha twazahura atari ikintu kibi kiduhuje. Nta kibazo, ahubwo nari mfite indi gahunda. Ntekereza ko mu rugo ndahabonye,
ndatekereza ko nazakuvugisha ntacyo. Yego reka ubwo sinzi nimba uramerekeza. Reka kugeza no ku irembo. Sawa murakoze. Dani wakoze nawe. Sawa. Mpereza igikapu cyanjye. Mpereza na telefone yanjye. Ariko hagati aho ngo nanjye gusaba imbabazi shira. Lucas, mpereza telefone yanjye hano. Ndakuzi ubwo uribombetse ubwo uje kumbwira iki? Mpereza telefone yanjye. Umunsi wose abantu bambuze hejuru y'ibifuti byawe. Mpereza hano. Nyine basi mbabarira. Kandurira. Aha. Mbabarira ntabwo nabishakaga nuko. Egera aho ngaho hirya mbabarira. Luka mbabarira. Mbabarira umbwira ukuntu uri umuntu w'umugabo ufite urugo, ufite umugore ungana kuriya. Ukaza kuntesha igihe ngo ngiye dukundane. Nyine basi nyemera gusobanurira. Aha, ngaho mbwira. Mbwira ayo mateshwa ngaho mbwira. Urebye nyine uriya ni umugore wanjye ariko turi muri process yo gukora divorce nyine. Muri process. None se ukaba wumva mariage yanjye yari kuzaba gute? Ufite indi mariage itararangira. Ufite umugore mwasezeranye mu mategeko ukambeshya ukanyambika fiançailles. Ubukwe bwari bugeze kure. Wumvaga buzaba gute? Ufite undi mugore wumvaga bizagenda gute? Akabagabo kubera iki mumeze gutya? Ariko rwose intambwe ya mbere nayiteye pe. Gusa ndacyategereje nyine ndebe yuko baduha divorce vuba nanjye bwo nkabona kwitegura nyine ubukwe bwanjye nawe. Ni ukuvuga twe tugeze kuri uru rwego wowe nta n'imishinga miremire wari ufite. Ni ukunkereza tu. Bibarega cyambere no kumukunda sibyo? Ukasi we mbabarira winkoraho. Mwagiye mugabanya ubu si yubimbwira ko ufite umugore bimeze gutyo nkamenya uko mbyitwaramo. Ntaye kuitonyanga. Kandi ndagukunda cyane be. Urukundo nkunda narubonye. Wansuzuguje umugore wawe ndaho nzi ngo ndumukobwa mfite fiancé, kumbe fiancé yifitiye urugo n'umugabo arurambyemo ntabyo nzi ndaho ako wangize ikigoro gike. Cyambere nuko tutari twabyara. Ikindi kandi kana kadayimoni pe Satani yanyohereje ngo kaze kantesha umutwe ntago ari umugore ni wowe. Icyo si cyo kibazo. Ikibazo nukuntu wambeshye. Nkaba nzi ngo ubukwe buri hafi kumbe ugifite mariage mu murenge itararangira. Se wumvaga bizagenda gute? Ngarika dutangiye ubuzima bushyashya basi byo tubyirengagize. Sohokera hano. Sohokera aha ngaha. Ibintu nkoze sindabyumva simbizi. Gute ufite undi mugore? Ukaza ukantereta ukambeshya. Pe wambariye. Njyewe nta mbabazi zawe mfite. Ukaze mvira. No mvira hawinyegera sariko. Ako nyine mbabarira. Akusi ruka mbabarira. Mvira aha ngaha. Sona abagabo b'iyi minsi b'abana babigusa. Hose wowe ibya mugabo wa kabiri wawe nimba n'uwa kabiri bigeze uwa kabiri kandi rega ntago yari yakabaye umugabo wanjye yari fiancé
uriya mugabo rero naje gusanga afite divorce ariko itararangira, ari guhana divorce n'umugore we. Wa mugore waje n'ibyuma shaka gucana imitwe. Uwo rwose rero baragiye baba muri ibyo bibazo ngiye yarabimpisha sinabimenya, ndakomeza nkundana n'umugabo nzi ngo ni umusore. Kubwo nanjye uriya munsi nibwo nasobanukiwe kuri ari umugore we basanzwe babana bari muri process zo guhana divorce. Nta kintu na kimwe nari nzi ko ari umusore nyine, kandi twari tumaranye igihe umwaka gutyo. Noneho nyuma ya cya gihe mwarongeye murabonana n'uriya mugabo? Nyuma y'uriya munsi yaba ari kumpamagara nyine ntesha umutwe ntibyabura, gusa nyine oya ntabwo ibyo oya ntago ngiye hari igihe mwihorera cyangwa se nkamwitaba nkamwiyama nyine kuko hari igihe biba too much, ariko nta bindi birebire. Ntago naba nkikundanye nawe kandi nzi ko afite umugore. Oya byararangiye. Ariko ari byiza buriya nimba mwarabashe kugira umwanya mukaganira akakubwiza ukuri. None se ubwo nyuma yo kubwira ko afite divorce ho wowe wiyumvishije gute? Nta kintu numvishe. Urumva nyine still uracyamukunze, uracyashaka mukomezanye, urashaka kumwiko aba ari we mukomezanya. Danino byahise birangirira umunsi ambwira ibyo, nahise numva ko yarankinnye yantwariye umwanya, yantakarije umwanya cyane. Basi niyo yambwiza ukuri akambwira ati nari mfite umugore ariko bimeze gutya na gutya mu rugo turi muri divorce, tugakundana mbizi. Ntago wakuva umugabo wari ufite umugore ngo nawe ujye kumwirohaho utazi icyo yapfuye n'umugore, utazi impamvu y'iyo divorce, kandi noneho yaranambeshye. Nahise mufata nk'umubeshyi, nabivuyemo pe. Cyaze wafashe umwanzuro mwiza, yewe ni umuriro wari ugiye kwirohamo bitewe n'umugore nabonye hariya, wari upfuye, ahubwo wari upfuye. Ariko ubwo wafashe umwanzuro nyine Imana ishimwe, kandi nyine ntekereza ko n'ubutaha nyine mu gihe uzajya ushaka guhitamo umuntu jya ubanza ushishoze cyane ko abakobwa b'iki gihe namwe ntabwo mworoshye kabisa, kuko kugira ngo nze nanjye njyemo hagati burya kugira ngo uzabone uruhande ubogamira, yego ubwo nuko tuba tumaje kuba inshuti, ariko nyine abakobwa nabo bagira amanyanga menshi. Oya ariko ntago ari bose, nk'ubu nkanjye nabyisanzemo ntabizi, hari undi mukobwa bishobora kubaho nkuko nanjye byambayeho. Okay rero Dani, ikintu cyari kinzanye hano kugusura kwari ukugushimira kubw'uriya munsi warantabaye, utanzi unyinjiza mu nzu yawe utanzi. Ndagushimiye cyane, ineza yawe ntabwo nzayibagirwa. Uriya munsi wankijije ibintu bikomeye cyane, ndagushimiye. Urakoze gushima Alice. Urabona ubundi mu buzima nyine umuntu ushima, gushima ni intambwe ikomeye, kubuteye iyo ntambwe nanjye ndagushimira mu by'ukuri, kuba ugize no mu mutima wo kuba ati kangaruke kuri uriya muntu bitewe n'iki kintu yankoreye. Ni ibintu by'agaciro kuri njye, mbiha agaciro cyane. Urakoze cyane nawe, urakoze cyane. Uriya nari nzi ko byarangiriye hariya ku mutima nawe ati uyu muntu ibyo ari byo byose n'undi byarangiye ibyanjye nawe ntabwo tuzongera kubonana. Nyine numvaga ko ari ikibazo cya situation wenda wari urimo, ari yo mpamvu wari uri hano, numva ko utazongera kugaruka. Ariko ni byiza burya iyo ugize no umutima wo gushima, ni ikintu abantu bose batagira. Oya rwose njye narabizirikanye, nta n'impamvu kandi nabo usanze uri umuntu mwiza, ndavuga uyu muntu ngomba kumukipinga tukaba n'inshuti. Yego niyo mpamvu naje hano rero, ariko ndabona umeze neza nta kibazo. Koko se ni buraga isi. Ariko nawe urasa neza by the way, nyuma y'ibibazo ubusa neza. Urasa neza rwose. Urakoze. Nanjye se ndasa neza cyane rwose. Nyuma ya cyagiye nyine burya iyo umuntu ari mu bibazo hari ukuntu uba utari kumubona neza, ariko gutyo urabona ko umukobwa mwiza usa neza kabisa. Murakoze. Yego cyane namwe.
buriya se wabonaga nitonda kabisa bahise ubibona ko byagaragaraga by that none se bimeze bite wowe na wa mugabo wawe nta nubwo nkimwibuka se buriya yari umugabo wanjye yari fiance byararangiye gusa nta nubwo nkimwibuka buriya munyamafuti se namuvuyeho ntabwo nkimutekerezaho cyane cyane ko yari ari muri divorce ntabwo namenya icyari kigiye gutuma adivorsa n'umugore we wasanga afite n'amakosa menshi ari we nyirabayazana wa divorce rero naravuze reka mwihorere ntawamenya naramuretse pe byararangiye cyane ko nta n'ikinyirukanza nta cyanyirukanza birumvikana ahubwo nuko kiragiye nabonaga ko nawe waramukundaga ukuntu byagaragaraga bitewe n'ukuntu nabonye uzungwaho narazeta abantu byari byose ninjye uri mu makosa uri uriya mugore nshobora kubona namurenganyije Dani rwose pe naramukundaga ariko Lucas kuva yankorera ariya makosa nkamenya ko agiye kudivorsa n'umugore we mu rugo haberamo byinshi hari igihe wasanga yaramwiyenzagaho kugira ngo badivorce anzeho rero nabonye ari amafuti menshi ndavuga reka mbihagarike byihorere n'ibintu biba bigaragara rega abakobwa b'iki gihe nuko nyine mukunda guhatiriza cyane no ngeze ntabwo nkunda amafuti ntabwo habibona ujya twakundanaga igihe cyose ufite boyfriend uyise nini Lucas unzanyeho amahane kandi ninjye wise umunyamafuti ibifuti byawe urajubinkizeho wowe marayika si yuninde uyu ni musaza wawe none se ubundi uri kubimbaza ibinkande ntabwo njye nkikundana nawe ntabwo njye ndi fiance wawe sanga umugore wawe Lucas ariko wakinnye n'umutima wanjye ukina n'ubwonko bwanjye ngera umpindura ikigoryi ndi umuntu w'umugabo uyu ni wa mufiance wanjye wampemukiye nari ndi kukubwira usigaye nanteramo n'inkuru Lucas twararangizanyije mvanira induru mu rugo please uje kumbaza iki hano naba mfite boyfriend naba ntamufite ibyo birakureba we ko wambeshye ngo nguri umusore ntago nasanze ufite umugore mumaranye imyaka ukamwenzaho ngo uramuha divorce kugira ngo Luka sinshaka gusubira amakosa yawe je nawe twararaga sibiloneho nibi gando narabikubwesha apo nawe narabikubwiye ko ngwino hagarara hano iruhande rwanjye mbabarira iruhande rwawe ubwo ngeze uko ngeze hano urabizi wowe negeka ngomba guhagarara nani kasire bibibazo bana Hassan nari narakubwiye wa mugabo nari narakubwiye ngo nzagufatana na kano gahabara idesengeze ubushize warancitse ubundi nari ngiye kuguhwanya n'igikuta nkagwanya umva mubwire ubu none ndaje kwicisha ndabana nkurangije ugira basuramu hano ngiye ubuzima fata umugabo wawe ngeze ndamushaka ntago ngiye nkimukeneye fata umugabo wawe muve hano mutaha ahangaha wowe nkurangije erega muri gushakira ikibazo aho kitari harya ubundi we nago nkuzi uranzi pe nawe usigaye nce nyuma muzanye he iby'abagore n'abagabo muve hano mujye kwivugira jewe nawe tuziranye he umva wa mugore unzamukana ukubita urushyi ngo kubiteke none hano ni iwanyu iri ni icaproso ngo ku buryo haza umukubita inki ku buryo mwaza mutera mugwaje abantu mubavoma umugore wanjye ndakubwira wa musanze ariko nese warusha no gukora iki nibuze karwembera nabo umva nakubwiye ngo navanga murangije ubuzima bwa bushize mwagiye se mukamvira mu rugo ngiye bundi ndabakene uva wa mugabo ubundi ibyo nibyo mwakabaye ukuntu muri kurwanirana nibyo mwari mukeneye mu buzima bwanyu ubundi sasa ibintu bya divorce mushaka gukora mbona munafite n'urukundo nibyiki bari kurwanirana ngo mvira ku mugabo ndi ngo mvira ku mugore none se mwatashyi wanyu oya wowe uri kuvugana kwanza ako se ubundi nari mfite kukwegera ariko nawe rero jya worohamo reka nkubwize ukuri ubundi nari nje kurangiza ubuzima bw'uyu mukobwa reka tewe uri kushaka iki wawe ibyo nibyo twashakaga kwanza urabona ukuntu mumeze neza ariko murwanirana ishyaka ariko nyine mwumva ko mwajya no kuzonga abantu nese ubu Lucas Jean muri urugo rwangiye gukora iki reba ukuntu bakundana uko murabona bikwiye mwamvuyeho mwatashye mu kubaka urugo rwanyu uko mbona mumeze neza
rwacu se rurabarinda. None se ubundi divorce yanyu yari yatewe n'iki? Divorce ni iki kweri? Abantu mufite urukundo nk'uru nguru. Nubwo ubundi mwubatse izihe ku buryo mutugira inama. Nese mwe ntabwo muri kubibona. Umwe ati umugore wanjye udata umugabo wanjye kandi namwe umenya mutazi icyo mushaka. Mwaretse induru mwagabanyije amarere mukicara mukareba icyo mupfa. Harya ni Lucas kweri ko turabajene twese muri kwiyubaka mufite urugo rwiza kubera icyo utagenda ngo wubake urugo rwawe ukagenda ku ruhande ureba abantu ku ruhande kandi yaje gushaka uyu mukobwa kandi nagukurikiye mada wako wowe ntugishirayo njye mugabo we sinkimukunda byararanye hanyuma yaraje gukora iki wawe ntabwo mbizi mubaze gukora iki haraka nibagiriwe hano nanje kureba agakikira kaguhe utahe wubaka urugo rwawe kambire nkaguhutahe wubaka urugo ntabwo nkikeneye ntabwo kana madamu nawe ntabwo kimushaka nawe nkeneye okay ngaho rero wabivuga nawe ngenyi mukunda ibi nibyo dukeneye kano kanya wongeye gufata ku mugabo wanjye ibi nibyo dukeneye kweli umva shiri byakemutse madatuza ujyana umugabo wawe sinkimukeneye ni nabyo musanze ndi kubwira Dani ntabwo ngiye ntimushaka kuko ni mwakubaka urugo rwiza kweli kuko ndi kubona yaranambeshyaga ndabona mukundana kurenza murakundana no nanjye shiri ndagukunda cyane nuko aba ari satani ariko ntagazongera kunte no kuri kabisa nibikongere kabisa ariko nizere yuko ibintu byanyu byakurukuru na nimero zinazisibye rwose mutatu satani wanje yongera kuzamuka gaturuka mu bantu yagira muri madam ntabwo bizongera no kuri kandi kandi reguri n'umugore mwiza ntabwo nukuri ubwo harya witwa nitwa Liz nice to meet you kandi umbabariye nanjye nitwa Gihozo urumva uyu mugabo ndamukunda ariko ubona ntabwo nzongera no mumeze neza kandi ariko nyine iyo habaye ubwumvikana ibintu byose birakemuka ubwo rero ndumva gatabo bikemutse agenda sibyo nukuri kandi mugire n'urugo rwiza murakoze cyane kandi Imana ikomeze nayo bafashemo murakoze namwe ubwo ntisi tuzasurana oya ibintu byo gusurana byakubanye oya byarangiye sheri wanjye rwose nawe byarangiye ngaho musigara amahoro ariko njyawe witwa Dani njye ni Dani sawa ngaho usigara umwitaho sawa murakoze kandi mugire urugo rwiza yego bana yaje ubu namwe ibintu bibera iwawe gandorera no kuri filime baje kudukinira mu maso wapi none se ubu ni bwo bose baje nawe rero yamenye hano gute none si ntabwo yarasanzwe hazi rega yari fiance wanjye twari tugeze kure yarambeshye urabona ukuntu bakundana ntabwo woroshye pe ariko se ubundi yabuzwa n'iki ku mukobwa mwiza nkawe oya yaraje kumbeshya ntubibona se akunda umugore we cyane banafite n'urugo rwiza cyane madamu wagira amahane menshi cyane ariko ndabona tubivemo tuve mu byabo amahirwe nuko bagize barwubatse none se wowe kwigiriye igihe twahereye nyine duhura nubwo ntabwo ari byinshi nyine byiza twahuriyemo ariko byose uburyo twavuganaga hari ikintu ashaka kukubwira guseka sembe gusa ntiziranyishe mbwira ndakumva nabonye nyine uri umukobwa w'umutima mwiza umukobwa dushobora kuba twafatanya nyine urugendo nashaka gusaba ko twakundana Dani urakoze cyane nanjye nabyifuzaga kubera ko uri umuhungu mwiza kuva nakumenya nyine wambereye umuntu mwiza ntabona uko nsobanura wagiye untabara kenshi dore n'ubu urantabaye rero nanjye uri umuntu twahuye nkumva wa mbere umuntu wanjye wa hafi cyane ni ukuri iryo jambo mbwiye nari nditegereje urakoze cyane Dani nanjye ndagukunda
rero twavuze menshi ariko ntayingirakamaro cyane ruka mwakoze kuza kudusura kandi namwe mwakoze kutwakira hagati aho wese ndasira ku ntego njye na madamu wanjye turahanga tugira tubashimire mwagize uruhare runini cyane kugira ngo urugo rwacu rube rumeze neza pe noneho musa neza pe musa neza cyane kasi muraberewe mutayi yawe bijyanye n'iyo cyane ariko hari ukuntu Imana nyine sinzi ko ari Imana hari ukuntu ibintu bizamo kidobya ariko ari ukugira ngo bijye ku murongo ibintu byose oya n'ukuri ukuntu biriya bintu byari bimeze n'ukuntu bimeze ubu ntawe wabikekaga biratangaje ku rukundo rwacu ariko hagati aho no guciye mu ijambo twababwiye mwebwe ariko natwe murabona ukuntu tumeze no comment ariko buri hari ibanga riri inyuma iyi riri inyuma ngiye kinengeye kuvuga no guciye mu ijambo ubu ngubu nari ndimo mbareba cyane kuva kare mbitegereza ukuntu mukoranaho ukuntu musa ndi kwibaza ndatekereza cyane twibaza kana muzabyara ukuntu kazabagaje nyumvira ahantu ageze oya ariko iyo abantu bakundanye ngo bagera bakanaza nanjye harabavuga yuko ngiye na madamu dusa ariko ni murasa mufite inzobe zisa mbese murasa namwe rero ibisa birasabirana rwose murasa pe ako muzabanza gahungu kazaba ari cyiza cyane ari Imana si bigera ndumva nabanza gakobwa kakaza gasa nkasi cyakoze birashimishije cyane uzi kubona urugo rwari rurimo intonganya abantu bagurukana barwana intambara idashira ukongera ukabona urukundo rwaganje bameze neza ariko nizere ko utakimfata nk'umuntu ugira amahane burenga ntabwo ugira amahane uyagira ku mugabo wawe ntabwo wakwibura ariko ubu ngubu byararangiye sinzi byararangiye no kuri Imana ntabwo ugira amahane so rero reka tugire akandi gaciye karakwiye ni ukuri kw'Imana kuko Imana ibirimo cyane